Amazina yanjye nitwa Scovia. Benshi muri societe mbayemo bamfata nk'igishegabo, ariko inkuru yanjye uramutse uyumvishe wareka kunshira urubanza. Ikindi ntukajya ujudginga igitabo utaragisoma. Navutse ndi ikinege mbura ababyeyi ku myaka 8. Ubuzima bwanjye butangira gusharira ubwo. Natangiye kuba mu miryango. Ejo nabaye kwa masenge, ejo bundi kwa marume, mbese n'ahantu namaraga kabiri. Iwacu twari twifashije. Mu by'ukuri data yarakoze, ndetse na mama yari afite akazi kamuhembaga neza. Twe dufite amazu n'imodoka 3. Umunsi bakoraga accident rero natwe ubuzima bwabo, marume yahise ntwara njya kubiwe. Bidateye kabiri, ya mitungo yose baragurisha. Ngo kwari kugira ngo mbone ikintunga, mbone uko mbaho neza, n'ibindi byinshi bagendaga bansobanurira maze guca kenge. Wowe ukurikiye iyi nkuru, ndakwibutsa ko kuri YouTube channel yanjye ya Connect with Joe ariho honyine ushobora gusanga inkuru zirangira ndetse n'ibindi bice twagiye dutambutsa. Kandi ntiwibagirwe gukanda ku kazogera kugira ngo ujye tubona video twa uploadings. Ikindi ntugende udakoze subscribe, share, unalikinge kugira ngo ujye mu muryango mugari wa Connect with Joe. Umugore wa marume yamfataga nabi cyane. Hahandi namusabaga na ko taxi akambwira ngo niyaranje sindi gayera we. Ikindi marume yumvaga umugore we cyane ku buryo icyaba cyose yumvaga ko ari ndi mu makosa. Ubwo nkaba mavuye nkajya kwa masenge, namara yo kabiri nabwo bikanga nkajya handi, kugeza ubwo muri famille bamfata nk'ikirara kandi mu by'ukuri atari ko byari biri. Fosho naburaga umuntu ntega amatwi ngo twicare nibura tuganire, ambaza ukomeze, ambaza icyo nshaka, mbese tuganire. Numvaga icyama nkabona umuntu ntega amatwi gusa kanyumva. Narangije secondaire n'amanota meza pe. Numvaga nshaka kujya gukomeza amashuri hanze. Zari inzozi zanjye. Simbikojeje marume ati sinabona ubwo bushobozi uzagumina. Numva ndababaye cyane. Nyuma nza kubiganiriza umunangira inama yo kujya kumurega. Icyambere cyo niwe wari warari imitungo y'iwacu kandi nta kintu kizima yerera nkoreye. Ikindi kandi rafite ibikorwa byinshi byavuye ku mafaranga y'imitungo yo mu rugo. Amenye ko ngiye kumurega amamiliyoni 5 ngo nshaka ishuri, ngende muve mu maso sinzamugaruka imbere kumutesha umutwe. Naramurebye nzunguza umutwe ndaseka. Ndigendera nanga kubigira birebire. Naye maze kuba mukuru nshobora guhangana n'uwo ari we wese ushobora kunchallenginga, ariko ndabireka. Nihuse naje kubona ishuri muri Canada, ndiga ndanakora. Icyizere cy'ubuzima gitangira kugaruka. Nyuma rero ubwo naje guhura n'umugabo twashakanye. Twahuriye mu kazi nakoraga. Namuhaye service nziza arishima pe. Hanyuma twara nimero yanjye tukajya tuvugana. Nyuma twaje no kujya dutangira gusohokana, mbese tugirana ubushuti. Haciye iminsi nibwo yambwiye ko yankunze kandi yifuza ko twabana. Nanjye nk'umuntu wanyuze mu buzima bukomeye gutyo, numvaga ari ikintu gikomeye mu buzima bwanjye. Numvaga ari intambwe neye. Nari nkeneye umuntu nduhukiraho. Ikindi kandi twari tumaranye igihe, hari qualities namubonagaho nkabona yambera umugabo mwiza pe. Usibye nibyo, nari nkuze nshaka no gushinga umuryango. So ndamwemerera pe. Hanyuma dutangira processes zo gukora mariage. Famille yanjye yabaga muri Afrika, ariko we famille yabaga inaha. Nubwo batabanaga ariko barabonanaga physically. Nuko dupanze ubukwe, murumva namwe urukundo rurashyushye rwaragurumanaga. Umugabo wanjye ari umurokore, ariko agasembo yasomaga gake. Ikindi rero wa muntu ukunda akazi cyane ku buryo yabonekaga umunsi umwe muri weekend gusa. Usibye nyuma ko naje kumenya icyamuhuzaga. Nta kururu yagiraga ibi by'abantu bakundana. Twarinze dukora ubukwe tudakubaganya ibi by'iki gihe. Nyuma y'ubukwe twagiye muri honeymoon. Ikintu cyanangaje, twarinze tugaruka atankozeho n'umunsi wa rimwe. Mu by'ukuri nashakaga gushinga umuryango kagira abana, ariko we nabonaga atabikozwa. Ubwo twavuye aho muri honeymoon tutavugana neza kubera icyo kintu cyabaye, namwe murabyumva. Tugeze mu rugo tugirana ikiganiro cyanteye ubwoba, gihindura imitekerereze yanjye, gihindura vision zanjye, gihindura ibintu byose natekerezaga nyuma yo kubaka. Yarambwiye ati ndagukunda pe. Urabizi, imiryango irabizi. Ndagukunda narabikugaragarije, ariko hari undi muntu nkunda cyane. Arambwira bigeraho ntangira gufuha bimwe by'abagore. Ni none se niba ari ukunda kuki atari we washatse? Arambwira ati ni ikibazo naboneye igisubizo twaramaze gusohora invitation nge nawe. Kuko rero wambwiye inzira wanyuzemo, amateka yawe, mbona ndamutse amagaritse ubukwe byaba ari igisebo kuri wowe, naba nkomerekeje umutima wawe. Ndamubaza ni ibintu uri kuvuga uri seriye cyangwa uri kunyinisha? Mu by'ukuri numvaga ari prank. Ariko nani natekereza kuntu nagiye mbona ibimenyetso. Urumva iyo umuntu ashatse
agatima kakubitaho nkavuga ni ibintu bishobora kuba ari ukuri. Arambwira ati hani singukinisha pe, nene nabuze aho mera mbikubwira, but it's time ngo umenye umugabo mubana uwo ari we. Ngiye nkunda abagabo bagenzi banjye cyangwa se bira muri society bita ngo n'ubutinganyi, umbabarire kuba ubimenye utinzi. Please make sure you subscribe to this YouTube channel. Nakubiswe n'inkuba, ubyumve. Naramurebye ndeba ubwiza bwe, ndeba igihagararo cye, numva utuntu tunyirutse mu mubiri. Ndamubaza ni hanyuma se nge wanshakiye iki uzi ko utazigera ungira umugore? Ibi nabimubwiye ndi kurira. Aranyegereza arambwira ati sweetheart, data ni pasiteri, ubutinganyi ni kizira kuri we ndetse no muri famiye. Ikindi mfite cousin yagendaga avuga amakuru muri famiye ko nshobora kuba ndi umutinganyi, so nagombaga guprovinga ko ibyo bintu Derek agenda avuga ari ibinyoma, kandi nta kundi nari kubiprovinga kutari ugukora ubukwe. Agenda karanyishe ndaturika ndarira. Uzi ikintu yambwiye? Yarambwiye ngo ariko ari solution yindi yashoboka. Mutega amatwi. Arambwira ngo nshaka umusore nishimiye tubyarane, hanyuma umwana tumurere nk'uwacu. Nakubeshye nahise mpaguruka njya mu cyumba njya kuririrayo ndifungirana. Mu gitondo nanone mbyutse ansubiza muri bya biganiro. Ngize kugira umuryango mubi, amateka mabi, none nshatse nabi. Numva agahinda karanyishe nanone. None ntekereza icyo gukora, ndavuga ntibizavugwa he, mbega igisebo, urugo rusenyuka, guhana divorce nta n'ukwezi kurashira, nta n'ibyumweru bitatu nibura ngo uvuge. Numva ni igisebo, numva isi irangwiriye. Narembonze imitima buracya. Ndabyibuka yari afite gahunda n'umudokiteri we, mbonye agiye kugenda ndamubwira ni buretse kugenda tuvugane. Araza aricara. Ndamubwira ni nubaka urugo nashakaga kurema umuryango, ikindi sinashaka umuntu wo ku ruhande ngo tubyarane, kandi ari we mugabo wanjye nashatse nkunda. Ikigaragara cyo ibyo nashakaga nibigikunze. Mbere yuko ugenda ndagira ngo nkubwire ko nakodesheje apartment yanjye, ngiye kubaho ubuzima bwanjye, ubwo nawe urabaho ubuzima bwawe wahisemo nta kibazo. Ubwo nanjye nzohereza umwavoka kuzanira impapuro za divorce. Muziki yasubije yarambwiye ngo ubundi se niba utankunda uko ndi, urwo rukundo wankundaga ni rukundo nyabaki? Niba ari ukubishatse it's okay, wagenda. Nanjye nari namaze gupakinga, hanyuma mfata amavarize yanjye, musigira contact y'imodoka ye, ndagenda. Nuko urugo rwanjye rwasenyutse rutamaze n'ukwezi.